Aperi yigeze ikwegeraho kuva watangira kariyeri yawe? Bamwe na bamwe bagiye bazaga sinzi imbara Aperi yabaga yabohereje cyangwa ari bo babaga bihaye akazi bakaza bambwira ngo iki ntabwo gutya bambwiye ibi n'ibi n'ibi urabifata nkambwira ngo ndashaka ibi n'ibi n'ibi so bakagenda ntibagaruke so sinaba ngo nibo Aperi yabaga yabohereje cyangwa nibo babaga bihaye akazi sinamenye gusa bazaga bavuga Aperi ugasanga n'ubundi abo bantu n'abantu ba Aperi. Iyo wayikinira ibyo simbizi ibiri imbere sindabizi ndi muri Rayon Sport ndajya Rayon Sport kandi fokasinze kuri Rayon Sport nyuma Rayon Sport numva najya hanze ariko hari n'amagambo avuga ko wenda ngo ari nacyo wenda cyatumye utanakina Aperi ngo wigeze uvuga ko kuyikina ari utinyegambro nta bw'inyegambro baba burimo wowe utayikinira ntukeka ko wenda ari nayo mpamvu itigeze ba interest cyane kuri wowe? Simbizi ko amagambo tugasaba imbabazi mu gihe cyashize yawe ibintu birahinduka cyo nyine ndi n'umwana imyaka hafi imyaka 10 gutyo so yabibaho cyane bibaho ariko avuga kuganje siyo mpamvu kuko tugiye Aperi yashakaga abakinnyi n'abagani nk'urugero batiri bajya muri Aperi nari ndi hanze turavuga kuganje ko ntago ariyo mpamvu ubwo igihe cyose nabaga mfite kontra muri Rayon Sport cyane aragiye hanze. Yitwa Captain Muhire Keve, uyu nguyu yahoze akinira ikipe ya Rayon Sport ariko magingo aya ngaya yamaze kuba asinyira ikipe ya Jamus FC, ni ikipe yo muri Sudani y'Epfo. Uyu nguyu nubwo atandukanye n'ikipe ya Rayon Sport azahora ari kapiteni ndetse azahora akunzwe na bamwe mu bafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, nubwo ayivuyemo umwuka usa nk'utameze neza ariko ntawe uzibagirwa ishyaka n'urukundo yeretse iyi kipe ya Rayon Sport. Natangiye nkumvisha zimwe muri interview uyu mukinnyi avuga ati ngewe nkunda ikipe ya Rayon Sport, ati ese wakinira mukeba wayo nk'ibyavugwaga mu minsi yashize. Uwo mukinnyi aza kuba atangaza ko yumva we yakinira Rayon Sport nubwo atazi icyo ubuzima buhatse, ariko ngewe numva nagoma mu ikipe ya Rayon Sport. Ni henshi yagiye atangaza ko akunda iyi kipe ndetse anayitangamo dumwe mu duhimbaza musiki aha abakinnyi b'ikipe mu gihe abatayirimo ari ku mugabane w'i Burayi ariho ari gukina cyangwa ari ku mugabane wa Afurika hirya no hino aho akina ndetse no ku mugabane wa Aziya. Avuga ko akunda iyi kipe ya Rayon Sport yitwa Jamus FC. Ku mbuga zabo nkoranyambaga bamaze kuba bavuga ko uwitwa Captain Muhire Keve yamaze kuba agera muri iyi kipe ndetse biteguye kuza kuba bamwakira. Nkahangaha ku rubuga rwabo rwa Facebook banditse ati attention Jamus Sport Club, baje kuba bandika amagambo yo mu Cyongereza agira ati attention Jamus Sport Club fans, we invite all of you to join us tomorrow at 4 p.m. at the Juba International Airport to warmly welcome big star Muhire Keve, the talented midfielder from Rwanda who comes from Rayon Sport Club of Rwanda. Kevin is not only captain of the Rwandan Chan team but also the vice captain of the Rwanda senior men's national team. Let's come together to show our support and give him grand reception as they alive. See you there. Bahita bashyiraho akabaro, bashyiraho n'idarapo ry'u Rwanda ndetse bahita babyandika mu Cyarabu. Uyo ni Jamus Football Club, ni ikipe yo muri Sudani y'Epfo utaza kuyumva ukagira ngo ni ikipe y'akana. Ikipe umwaka ushize yatozwaga n'uwitwa Kasambongo Andre, magingo yanga yakaba atoza ikipe y'abari n'abategarugori y'Amavubi. Iyi ni ikipe y'abari n'abategarugori ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Iyi Jamus FC ni ikipe bivuga ko yashinze mu mwaka w'2004, magingo yanga ikaba ifite ibikombe bigera muri 4, ari nayo yatwaye shampiyona y'igihugu cya South Sudan, ni Sudani y'Amajyepfo, ari n'abazitabira imikino mpuzamahanga ya CAF Champions League. Iyi Jamus rero urumva ko atari ikipe y'akana Captain Muhire Keve yerekejemo. Uyu Muhire Keve mu minsi yashize mu mpera za shampiyona yagiye atangaza amwe mu magambo atarigeze yishimirwa n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi bayo. Reka nkumvishe amwe muri aya magambo uyu witwa Captain Muhire Keve yaje kuba atangaza, ari nabyo byabaye nk'ibishyira umwuka mubi hagati ye n'abayobozi b'ikipe ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Tega amatwi rero wumve aya magambo.
yagiye atanabura imikino ibiri perezida yatangaje yuko igikombe cyagiye ntabwo uri mu byabishe mu mutwe bigatuma mutagira umusaruro utuma mukomeza muri course navuga ko na perezida ubwe bivuyemo hakiri kare kuko byatangaje twarabyumvishe ariko ntitwakitse intege twaje gukina na viziyo tumva ko byose bishoboka so uko twese dutegura match twateguye match ya viziyo nose bari bayoroheje kuko na muyobozi yigeze ugira ku kibuga na munaje tuganire turemba bigishoboka cyangwa ko bwanjye ko abayizi babivemo mbere ni mpamvu twageze aho tugeze ubu adashimishije kuvuga n'ubwo ntago abayobozi bari bahari ndavuga aba perezida ntago bihura na za mpungenge mwari mufite ngo mu minsi ya nyuma abayobozi ntago bitaho nk'abakinnyi ingaruka bafiteho n'izindi biho cyane kenshi muri shampiyona irimo irarangira ko n'umuyobozi biragorana ugasanga babivuyemo kenshi natwe ikipe yacu yo tutari ku gikombe cyangwa twari ku gikombe mbere yari gukomera ariko ubu reba ko bavugaga match zigeze kuri 3 so kuba tarabashije kuza gusupport muri iyo minsi yari isigaye ngo dusazanye umwaka nkuko twatangiranye ibintu bibabaje ariko navuga ko nganje ko tunabasaba nuko umwaka utaha cyangwa se tuzasubira Keve kimwe cya kabiri cy'abakinnyi mwatangiranye shampiyona bisa nkaho n'ubundi badasoje byo byatewe n'iki umuntu tubwiye no kuri bana ba junior bazamutse kuri ijuru rimwe ese ubona bikwiriye ko baza uko wenda abakinnyi squad tuzuye cyangwa nabo bakaba benseramo muri shampiyona kugira ngo n'utabazajya babafasha icyo navuga squad na Gariuzi bagomba gukoresha kuko squad na Gariuzi basanzwe bakora imyitozo muri Rayon Sport turakorana umunsi ku munsi so kuba baje ndakeka bagaragaje urwego rwiza so icyabaye ngo kidashimije nuko komite urabona ko yabaye nk'ibivamo ukuntu kandi burya iyo uri umuyobozi w'abakinnyi ugomba kuba hari waba urwaye waba uri muzima kire kurembye uri mu bitaro ariko mu gihe uri muzima ugomba gusupport ikipe yawe so kuko ni byinshi dufite ibibazo byinshi bitandukanye byo kubabaza byo gutegura umwaka utaha bahari bavuga ngo kiye gutegura umwaka utaha ariko kugeza aka kanya nta muntu umwe tuvugana ntituzi ibijya mbere iyo nagejeje kubita bamwe na bamwe bakwitaba usanga ko nganje ko ibintu bidashimishije kuko tuzasohoka ubona kumvishaga ni uwari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport amwita Muhire Keve aho ngaho bari basoje umukino wa viziyo banganyije yarimo anenga abayobozi ndetse n'abaperezida b'ikipe barenze umwe avuga ko bavuye mu bintu hakiri kare rwose bari bakwiye kumenya kubashyigikira cyangwa bakaza bakaganira ku bijyanye no gutegura umwaka utaha ayo magambo rero na amwe mu magambo uyu kapiteni Muhire Keve yavuze akarakaza abayobozi b'ikipe ndetse bakavuga ko atangiye kujya yiyumva kandi adashoboye kwitangira ikipe ari nabyo byakuruye kuza kuba avuga ko atazongera amasezerano muri ikipe ye yihebeye yitwa Gikundiro uwo rero ni kapiteni Muhire Keve uteye umugongo ikipe ya Rayon Sport mu gihe bari mu bihe byo kugura no kugurisha abakinnyi kuko shampiyona y'ikiciro cya mbere yasoje bari kwitegura umwaka utaha bazanitabira imikino nyafurika yitwa CAF Confederation Cup ikipe ya Rayon Sport so umukinnyi gusa imaje gutakaza kuko witwa Iragwa na Bugingo Hakimu byamaze kuba confirmed berekeje mu ikipe ya APR FC ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje urugamba rwo gusinyisha abakinnyi bazayifasha mu mikino nyafurika ndetse no kwegukana shampiyona y'umwaka utaha yinjije uwitwa Musore Prince niyo mukinnyi uri confirme ko yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport iyi ngiyi yitwa Iragwa Info nimba utarakora subscribe ibuka gukanda subscribe ndetse ujye ibuka gukora like ku biganiro byacu kugira ngo twe tubana buri munsi Keve Muhire tumwifurije ishyani hirwe mu ikipe nshyashya ya Jamus FC muri South Sudani mwakoze cyane kubana natwe reka dusubire uwundi munsi.